Iyo tuvuga gucungura twumva iki? Ni nkuko nakugwatiriza kubera amafaranga undimo, ariko kuko utabasha kunyishyura, hakagira undi muntu aza akagera gute akakwishyurira. Twaracunguwe kuko twese twakoze ibyaha, nitwashyikira ubwiza bw'Imana kandi twari no kubasha kubushyikira. Noneho Imana itugirira ubuntu tubonera muri Kristo Yesu. Nubwo twakijijwe kubw'ubuntu, tugahamagarwa kubw'ubuntu, dutegekwa kwambara umwambaro w'ubukwe. Turasuje mwese abakurikira Gukira TV kandi tubifurije amahoro y'Imana nkuko bisanzwe. Ni ngewe Joseph, hanyuma hano dufite n'umutumirwa wacu ugiye kutuganirira, ariko mbere ya byose ndagira ngo tubanze dusenge kugira ngo tuze kubona ko tuganira. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye kuri mwiza kandi tugushimiye ko ari mu ijambo ryawe ngo riyobore itorero ryawe, icyubahiro ni icyawe. Reka rero Mwami, uyu munsi ugeze ubushake bwawe ku bantu bawe bose badukurikira, kandi kubw'icyubahiro cyawe Mwami, amagambo yose avugirwa aha ngaha abayo kuguhesha icyubahiro, mu izina rya Kristo Yesu mbisabye nizeye, amen. Imana ishimwe rero ko yaduhaye umutumirwa wacu n'ubundi muramumenyereye mu kiganiro gishize yari ahari. Ndagira ngo atangire nanone twiyibutsa, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Yesu ashimwe. Amazina nitwa Fabien Niyomwungeri, nkaba ndi umugabo Yesu yagiriye ubuntu, wubatse ibindi Imana iduhana umugisha, amen. Urakoze cyane Fabien. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku buntu. Abantu benshi iyo bumvisha ubuntu, cyane cyane mu Rwanda rwacu, ntago babwumva neza. Ahari kubera abantu bishe isura yabwo, niko navuga. Ariko kandi Bibiliya ivuga ko ubuntu ari bwo bwadukijije kuko twizeye Kristo. Niyo mpamvu ahangaha mbere yo gupinga ubuntu, ubundi wakwiye kubanza kumva icyo ari cyo, cyangwa se mbere yo gupinga umuntu kubwira ubuntu wakwiye kuba wumva icyo akubwiye, cyangwa se mbere yo kumwemera nanone ukamenya ubuntu ari kuvuga ubwo ari bwo, kuko ubuntu abantu bamwe barabwitiranyije. Nagira ngo rero uyu munsi dusesengure neza ubuntu mu by'ukuri ni iki, ubuntu ni iki muri rusange. Buriya rero iyo twumva ubuntu nuko nta giciro twaguze cyangwa twatanze, ni ubuntu nyine. Ariko ubwo buntu turi bufate turabuganiraho byimbitse, kuko tugiye no kuvuga twahera mu gitondo bukira ndetse bugacya, kuko niko gaciro kacu nk'abakristo. Mbere bamwe bavugaga amategeko, abandi bari bafite ibitambo, intungura, iki, bakaba bafite nk'uko nawe wavuga ati uyu mwenda mfite nawe uguzanya. Ariko twebwe agakiza dufite ntago twakaguze aya, nta giciro runaka, nta mafaranga runaka. Rero tuvuga ubuntu twabuvuga mu buryo bwinshi, ariko bwose bigahindukira bukongera bukitwa iki? Ubuntu. Turakoresha ijambo kuko iyo tuvuga iby'Imana, kugira ngo bitagaragara ko ari byo twe turi kwikura mu mitekerereze, tugomba no kugaragaza ibyanditswe, kuko ibyanditswe byahumetswe n'Imana, kandi ibyanditswe n'ibyo natwe byaduhinduranye bazima na Kristo, kandi ibyo byanditswe n'ibyo natwe duhamirisha. No mpamvu iryo jambo turarisoma mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23 kugera 24. Reka ngufashe gusoma Abaroma ibice 3. Abaroma ibice 3 umurongo wa 23 umurongo wa 23 wonyine na 24. Abaroma ibice 3 umurongo wa 23 aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, amen. Amen. Rero ahangaha uri kumva bose bagize gute? Bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Urumva? Hakaba n'abandi Pawulo yandikira Abefeso
igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 aho yaravuze ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushigarijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera. Uri kumva n'ubuntu Imana yaduhaye yari yaragambiriye kera, ibiduhera ubusa, atari uko turi abakiranutsi, atari nuko twakoze imirimo itegetswe n'amategeko, kuko turi bugende tunasobanura neza ubuntu, ariko ni umugambi w'Imana yaduhereye ubusa. Ubuntu rero iyo tububona kubw'ubuntu bw'Imana ari bwo gucungurwa. ntaguciye mu ijambo, n'ubundi abantu bakunda iyo bitiranya ubuntu babwitiranya n'imirimo. Nta kintu mu by'ukuri nk'uko wari umaze kubivuga, nta kintu twakora ngo tugure ako gaciro Kristo yaduhaye cyangwa se ubwo buntu twagiriwe. Ariko nanone muri make abantu babyitiranya n'ubuntu, ubuntu babwitiranya n'imirimo. Bitandukaniye. Buriya Pawulo yigeze kuza abwiriza abantu ubuntu, abibwira Abagalatiya, arangije nyuma haza kubaho ikibazo. We yavugaga ubuntu, abandi bakaza bababwira imirimo. Nibwo rero igice cya 3 yababwiye Abagalatiya ibice 3, aravuga ngo mw'Abagalatiya mwe b'abapfapfa, ninde wabaroze? Ninde waberetse Yesu nk'ubambwe ku musaraba? Suko mwumvishe mukizera? Uko kwizera siko kwatumye muhinduka, mutabiheshejwe n'iki n'imirimo. Rero ubuntu ntacyo twebwe twakora, nta n'icyo twabasha gukora, ahubwo ni umugambi w'Imana yasohoresheje kubw'ubusa kugira ngo iducungure, kuko ubuntu bujyana no gucungura. Iyo tuvuga gucungura twumva iki? Ni nk'uko nakugwatiriza kubera amafaranga undimo, ariko kuko utabasha kunyishyura, hakagira undi muntu aza akagira gute akakwishyurira, niho twumva gucungurwa. Ni naho twumva, reka tumwunguhe n'urundi rugero, tujya twumva abantu Perezida wa Repubulika yahaye imbabazi, bari barakatiwe burundu kubw'amakosa yabo. Urumva abo bantu kubera bakatiwe burundu cyangwa wenda banakatiwe imyaka myinshi runaka, Perezida akagira gute akabahereza imbabazi, tukumva bagize gute batashyeje, tukabona barimo baranashimira Perezida wa Repubulika, bakava mu nzu y'iki y'imbohe bagahindurwa iki abera. Abo nabo tube muri rusange muri icyo gika bagize gute bacunguwe. Rero ni nayo magambo dukoresheje abiri, dukoresheje ibice bibiri byo muri Bibiliya kugira ngo dushake kugaragaza ubwo buntu twagiriwe ubwo ari bwo. Twaracunguwe kuko twese twakoze ibyaha, nitwashyikira ubwiza bw'Imana kandi twari no kubasha kubushyikira. Noneho Imana itugirira ubuntu tubonera muri Kristo Yesu, iraducungura, itwishyurira Kristo. Kristo araza we akuraho bya byaha byacu byose, arabambwa. Ariko gato turi buze gukomeza tuganira, umuntu arekeye aha yahita yumva ko byararangiye nk'uko bamwe bajya bahindura ubuntu bw'Imana isoni nke. Ariko ubundi Yesu amaze kubambwa, Pawulo yandikira Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 9, yaravuze ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru y'andi mazina yose, kugira ngo ari ibiri mu isi n'ibiri hejuru y'isi byose byambaze izina rye, ari ryo tuboneramo agakiza, ari ryo tuboneramo ubwo buntu bw'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo yafashe ubutunzi bwose bushyira muri Kristo Yesu. Rero ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo. Mbega twaracunguwe, twagiriwe ubuntu, ntabwo twari kubasha kubona ubwo bwiza bw'Imana, kandi ibyaha twakoze byari byo kutwicisha. Ariko Imana idugirira ubuntu muri Kristo Yesu, iradukiza. Yego, icyo bihuye neza n'ikibazo nendaga kukubaza, cyangwa se ngiye mbariza abadukurikira. Abantu benshi bibaza ubwo buntu, nimba twe hari ikintu tugomba, nimba nta kintu tugomba gukora ngo tugure ubuntu, kuki Imana yabutugiriye? Imana yatugiriye ubuntu kubera iki?
niki cyatumye butugirira nibyo wari ukomojeho hari ko nta kintu twari kubona n'ubundi dukora ngo tugure uko kwera tubonera muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri nimba hari ikintu wakongera kuki twagira ubwo buntu mu by'ukuri yo tubona Yesu yigeze guca umugani mu rwandiko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo cya 22 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12 batubwira ubukwe bw'umwana w'umwami. Yakoze ubukwe batumira abantu barabemvita bazaze mu bukwe, ariko igihe cyo kuza mu bukwe ba bantu bagiye kubareba umwagira impamvu runaka undi nakagira impamvu, ba bantu barabura mu bukwe. Umwami atumye abantu baraza bamubwira ati abantu babuze, arangije aravuga ati noneho mugende mu nzira nyabagendwa mubwira abantu bose abo mubona baze ko nateguye ibyo kurya nateguye ibyo kunywa baze mu bukwe. Baragenda mu nzira barabatoragura abantu baraza binjira mu bukwe. Urumva Bibiliya iri kuvuga muri icyo gice haravuga ngo yabafasha babi n'abeza. Uri kubyumva? Kubera iki? Umwami ahita avuga ngo kubera ko abari batorewe kubutaha babuciye amazi. Urumva rero Imana yo abo yari yarateguye bagiye babica amazi. Noneho twebwe itugirira ubuntu. Abagalati ibice 3 umurongo wa 17 kugeza 27 turahasomana. Ibice 3 umurongo wa 17 kugeza 27 haravuga ngo hano ngiye gusobanura impamvu twagiriwe ubuntu. Kuko mbanje nkubwira ukuntu twebwe twaje muri babandi babi batoraguwe mu nzira. Harimo n'uwagize ikibazo muri babandi batoraguwe hasangwamo umuntu utambaye imyenda y'ubukwe. Ariko kiraho abantu ngiye nkeka ko impamvu abantu badasobanukirwa neza ubuntu ari uko batumva hari n'uburemere bwabo twaribo ngo bumve icyo twakijijwe, ubwo buntu twagiriwe uburemere bwabwo. Kandi ariyo mpamvu natangiye nsoma cya gice cyo mu Baroma ngo bose baracumuye ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Urumva twari babi. Bibiliya avuga ngo twari babi hanyuma y'abandi bose. Dawidi wigeze kwirondora avuga ngo mu byaha niyo mama yagize gute yambyariye. Uretse no kuba twari babi nabo twaturutseho bari babi, kandi ikindi nayo mategeko yari ahari ariko ntago yigeze abasha kubashyitsa ku bwiza bw'Imana. Noneho hano niyo mpamvu turi bugende dusobanura babandi bahawe amategeko nabo si yabashyikije ku bwiza bw'Imana, none natwe tutari tuyafite kuko Bibiliya yivuga abanyamahanga ntabari bari kure y'ibyasezeranijwe. Abari bari mu byasezeranijwe bari Abayisiraheli. Noneho twebwe twari turi kure twitwaga abanyamahanga. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo batoraguye mu nzira abatari batumiye mu bukwe ndetse ababi n'abeza. Ariko nubwo twatumiye noneho turi kwinjiramo neza turasabwa kwambara iki? Umwambaro w'ubukwe. Kuko muri bari abantu batumiwe umwami aje kugenzura hari uwo yasanze atambaye umwambaro w'ubukwe. Kubera iki utambaye umwambaro w'ubukwe? Undi arahora rwose. Kuki yahoze? Nuko yari abizi ko ibyo yakoze ari amafuti. Nubwo twakijijwe ku bw'ubuntu tugahamagarwa ku bw'ubuntu dutegekwa kwambara umwambaro w'ubukwe. Tuwukura hehe rero? Tusome Abagalatiya 3 ahantu tuwukura rwose. Abagalatiya ibice 3 duhere ku murongo wa 17. Ibyo mvuze nibi nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje, kuko amategeko buriya yaje hashize imyaka 150. Ubundi kwizera niko kwabanje. Aburahamu ntabwo bari bafite amategeko. Amategeko subize ko Imana yahaye Abisirayeli bari mu butayu kubera ko bari babanje kurakaza Imana ku musozi wa Sinayi. Habanje kwizera kwaturukaga mu buntu kuko Aburahamu nta kintu yigeze akora kimucungura.
ntacyo yakoze, yarizeye. ni ubuntu yagiriwe n'Imana imurebye imukwiye kwatera mu bigirwamana. Imana imugiriye ubuntu, yizera bwa buntu, yumvira Imana, agendana nayo, bimuhindura umukiranutsi bidaturutse ku mirimo myiza yari yakoze. Noneho bimuhinduye umukiranutsi, ahubwo nyuma bagomeye Imana nibo bahawe ayo mategeko. Ariko amategeko mu by'ukuri hano nibyo tugiye gusobanukirwa, ngo ritakuweho n'amategeko, yaje hasize imyaka 450 ngo iryice cyangwa ivuguruze uwasezeranijwe. Kuko iyo umurage uva ku mategeko waba utavuye mu byasezeranijwe. Ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije, none amategeko yazanywe n'iki? Hano dufatikanye kumva neza iki cyanditswe. Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira, urwo ibyasezeranije, kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahaye umuhuza mu ntoki, ari wende yari Mose, ayaha abantu. Icyakora uwo muhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Urumva? Kuko Mose yari ari ku Bayisiraheli, ariko ntabwo twebwe yari aturiho. Si uw'umwe, ariko Imana ni imwe. Ngo mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Hoya, ntibikabeho. Kuko iyo haba harabayeho amategeko abasha kubahesha abantu gukiranuka, kuko kwaraheshejwe nayo, ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha. Urumva nubwo aya mategeko yari ahari, ariko yatwarwa abantu bakoraga ibyaha, ntago babashaga kugira gute gukiranuka ngo bagere uko Imana ishaka. Kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Kristo. Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubiheshejwe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza, nitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo, kuko mwizeye mubatirijwe muri Kristo, muba mubaye aba Kristo. Rero abantu bizeye nibo bahindutse abana b'Imana, ariko bakizera bakagenda uko Imana igize gute, uko Imana ishaka. Rero kwizera niko kubasha kugira gute, kwizera ubwo buntu tukabugenderamo, nibyo bibasha kutugira gute, kutugira abakiranutsi. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 22 ho yaravuze ngo byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri. Hano none ngiye kugusobanurira. Aburahamu yari afite Ishimayeli, akagira n'undi bita Isaka. Uwavutse mbere ninde? Ni Ishimayeli. Isaka yavutse nyuma. None Isaka yari umwana w'isezerano. Hano Aburahamu yarahima bisobanurira abantu. Aburahamu yari umwana, Aburahamu yabyaye Ishimayeli, abyara na Isaka. Isaka yari umwana w'isezerano. Ishimayeli yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Kwa wamuja, kwa Hagari, sibyo? None igihe Isaka yari arimo arakura, Imana ibwira Aburahamu, senda umwana na nyina kugira ngo umuragwa atazaraganwa n'umwana w'umuja. Bishatse kuvuga iki? Ibi byari bifite icyo bisobanura ku mategeko no kwizera. Bishatse kuvuga ko hari amategeko yari yaje ku by'umubiri Imana yabahaye ku bw'amakosa bakoze, ariko mu by'ukuri ayo mategeko ntago ari ryo ryari isezerano ridushyitsa ku gukiranuka. Niyo mpamvu buriya igihe Yakobo yari agiye gutanga, yahamagaye abana babaha umugisha ku rubyaro rwa 12. Ageze kuri Yuda aramubwira ati, Yuda, inkoni y'ubutwari izaba kuri weho kugeza igihe uw'amahanga azumvira, ari we bita nde? Ari we bita Shiro. Uwo bavugaga yari nde? Yari Kristo. Rero abana baturutse mu kwizera nibo bahindutse
abana b'Imana nyakuri ni nabo baraganwa nande na Kristo. Abaroma 8:26 soza kuki twagiriwe ubuntu ku kibazo wambajije. Abaroma 8:26 ho haravuga ngo uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe adusabira aniha iminiho itavugwa. Iyo umuntu yamaze kwizera no gusenga no gutaka no kwinginga kwe biba bihuye n'uko Imana ishaka, none hagenda uko Imana ishaka, ari we mwana w'isezerano. Murakoze cyane. Impamvu twagiriwe ubuntu irumvikanye. Impamvu twagiriwe ubuntu irumvikanye nuko nyine twari abo kurimbuka, twari abanyabyaha, twari abanyangeso mbi. Imana yatugiriye ubwo buntu kuko tutari kubona icyo tubugura mu by'ukuri. Hanyuma ikindi kibazo abantu benshi bibaza, ari nacyo twakomojeho, ko abantu benshi babyitiranya n'imirimo, cyangwa se bakagira imirimo, bakumva hari ikintu bagomba gukora cy'imirimo kugira ngo nabo ahari bishyure ubwo buntu. None twe dukora iki kubw'ubwo buntu twagiriwe? Abantu bakora iki? Ariko hari ikibazo utansobanuriye hagati aho ngaho, wa mwambaro wa wundi Imana itwambika. Ugeze gukomoza ku mwambaro uriya muntu wari waje mu bukwe basanze atambaye umwambaro ukwiriye. Uwo mwambaro uva hehe, cyangwa se uwo mwambaro ni iki? Uwo muntu yinjiye mu bukwe ariko si yambara umwambaro w'ubukwe. Umwambaro w'ubukwe ni ugutwarwa n'ubuntu, bisobanura wenda mu buryo bw'umubiri, atari mu buryo bw'umwuka, ariko n'ubundi bijyanye n'uburyo bw'umwuka. Iyo watashye ubukwe hari imyambaro wambara, niyo wagiye gusudira hari imyambaro wambara, niyo wagiye kwigisha hari umwambaro wambara. Umwambaro w'ubukwe rero bw'umwana w'umwami cyangwa bw'umwana w'Imana ni ugukiranuka. Rero hari abahamagawe bataha ubukwe kuko bazi ko ari ubuntu, binjirana n'ibyaha byabo, ntibashaka kugira gute kubireka. Hari igihe Farawo ari kurekura Abayisiraheli, yashatse kurekura abasaza n'abakecuru, ariko ngo asiguma n'abana. Hari ukuntu shitani aba ashaka ngo tugende ariko tujye dukomeza tumukorere. Umuntu akaza agakizwa ariko ingeso yari afite akiri umupagani akayikomezanya. Rero umuntu utari wambaye umwambaro ni umuntu winjiranye ibyaha. Tubisanga urwandiko rwuzuzanya n'urwo Yohana ahishurirwa ku kirwa cy'Ipatimu, ibyahishuwe 22:12 yaravuze ngo hanze hazahera abarozi n'abagambanyi n'umuntu ukunda kubesha akabikora. Abo ni abatarameshe imyambaro yabo mu maraso y'umwana w'intama. Rero abantu bashatse gutekinika bakinjirana n'ibyaha byabo, ntibashake kubireka kuko bazi ko nyine ari kubw'ubuntu, abo nibo bazasohorwa mu buntu. Ariko ngiye mbona abantu benshi ituma banibeshya ku icyo kintu, bagenzura gukiranuka kwabo bagendeye ku kigero cy'abantu, ntabwo bagendera ku kigero cy'Imana. Kuko ntago wakwishuka ushaka gutekinika uzi ko ikigero uri kugendera hari icy'Imana, kandi Imana idahishwa, idatekinikwa, ntawe abantu ngiye mbona harimo no kudasobanura no kuba badasobanukirwa neza Imana. Rero twari tugiye kugera ahantu nshaka turi bwumve. Hano warumbaje ngo twe dukora iki kubw'ubuntu. Buriya ikintu twakora ni ukwishima mu mwami. Ese umuntu yakwishima gute mu mwami? Umuntu yakwishima gute mu mwami? Ni ukubyina, ni uguhamiriza, ni ukugirana ubusabane n'Imana. None umuntu yagirana gute ubusabane n'Imana adafitanye isano nayo? Kuko hari ibintu bibiri tugomba kumenya, hari isano, hari n'ubusabane. Uri inshuti n'umuntu ariko ntacyo mupfana, undi mufite icyo mupfana ariko muri n'inshuti. Rero kugira ngo ugirane, kugira ngo wishime, cyangwa icyo wakora kugira ngo ubwo buntu bugumemo, ishime mu mwami, girana ubusabane n'Imana.
rero iyo wamaze kwica ubusabane n'uwo witwa ko ufitanye nawe isano, Imana irakureka. Uribuka hari icyanditswe abantu tujya tugoreka, Hosea 6:4, ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira gute, kutamenya ubwenge. Ubwo ubuze ubwenge ngo nanjye nzakurekaho kumbera umutambyi. Ubwenge Imana yavugaga niki? Nuko ngo bari abantu barimo barakora ibyaha, arabati nawe wawe uzaba ku ngoma. Ubwo wanze amategeko yanjye nanjye nguciye ku ngoma. Noneho rero Abaroma ibice 6 umurongo wa mbere, niho bavuga ngo nese ngo dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busaga, ngo nese abapfuye mu byaha baramira mu byaha bwute. None se umuntu ukora icyaha nta busabane ashobora kugirana n'Imana. Niyo mpamvu tujya tubona Yesu yigeze kuvuga inkuru y'uriya mwana w'ikirara wagiye, ubusabane n'iwabo bwari bwaramaze gucika kuko yari yaravuye iwabo yaragiye, ariko yaragifitanye attention isano n'ababyeyi be. Ariko kuba yaragiye ntago iryo sano nta kintu ryari kimaze. Hari abantu bumva ko kuba yarabatijwe, kuba yarabaye mu rusengero afitanye isano kandi yakiriye n'ubwo buntu, ariko nta busabane afitanye n'Imana. Ese ubusabane, tugirana ubusabane n'Imana ryari? Tugirana ubusabane n'Imana mu gihe tudafite icyaha. Iyo umuntu afite icyaha ahunga Imana kuko Imana yanga icyaha. Niyo mpamvu rero umuntu wakoze icyaha ntabwo aba afitanye ubusabane n'Imana. Ariko umuntu udafite icyaha w'umukiranutsi cyangwa udafite umutima umucira urubanza aba afitanye urubanza n'Imana. Yobu igice cya 28 umurongo wa 13, tuhasome ndi gusoza. Imigani igice cya 28 niho handitswe ngo, igice cya 28 umurongo wa 13 haravuga ngo uhisha ibicumuro bye nazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azagubwa neza. Umuntu wiha gupfundikirana ibyaha bye ntago azagira kwishima mu mwami. Azayagira umutima umucira urubanza ariko arwane nabyo, none azajijishe. Hari igihe Imana yageze kubwira Abayisiraheli ngo nimunkureho izo ndirimbo zanyu ngo kuko ziransakuriza. Ibyo wakora byose ufite icyaha Imana ntago igishima, yaba icyo watura, yaba icyo watura cyangwa icyo wafashisha abakene. Niyo mpamvu Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana yaranditse ngo, Yohana ari kwandikaho yaravuze ngo, ibice 3 umurongo wa 8 yaravuze ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ukiraho rero, ese hari umuntu udafite icyaha? Cyangwa se ibyaha ni iki? Icyaha ni iki? Aho ngaho abantu benshi ndetse aba bakunzi bacu bamwe barabitubajije. Hari umuntu udafite ibyaha? Hari umuntu ushobora kubaho adakora icyaha? None nimba hari, ni gute tuzajya mu ijuru? Kandi ikigero Imana iturebaho nyine ari icyo ngicyo cyo kudakora, cy'umuntu udakora icyaha. None nimba adahari, dukizwa dute? Mbese muri make ndagira ngo usobanurire abantu badukurikira, icyaha, hari umuntu udafite icyaha, hanyuma ubwo icyaha tukireka gute burundu? Abakatolika iyo bari kwigisha baravuga ngo icyaha ni iki? Ni igihe ukora icyaha wakigambiriye. Ariko twebwe twemera ko icyaha ni iki? Icyaha ni igihe utwarwa n'icyaha. Uri kunyumva neza? Ni igihe utwarwa n'icyaha. Mbega gutwarwa n'icyaha noneho ni ryari? Ni igihe ubizi ko gutwara ikintu cy'umuntu ari bibi, ariko ukarengaho wowe ukagira gute, ukagitwara. Icyo gihe rero uba ugize gute? Uba uri kwica bwa busabane, none uri kwica n'isano wari ufitanye n'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo, Yohana yavuze ngo ukora icyaha nta sano afitanye n'Imana. Imana ihita kwihakana direct kuko ntago ukiri uwayo. Niyo mpamvu tukiri kuri iyo ngingo, umuntu ashobora kugwa.
mu mutego agakora icyaha ariko atakigambiriye. Ariko kubera ko Imana yamushyize umwuka muri we murinzi w'umujyanama, buriya nze no kugaruka ku kintu rimwe umwarimu yigeze kwigisha, aravuga ngo hari muri kaminuza, aravuga ngo nta kintu nabonye kiremera nk'icyaha. Ushobora kwikorera ibiri 100 njyewe nkabana bikakuremerera, ariko njyewe ugasanga wowe byakuremereye njyewe nikorera ibiro 200. Ariko icyaha nicyo kintu kigera ku muto n'umunini twese kikaturemerera. Umunyeshuri arahaguruka aravuga ati mwari, icyaha umuntu yakora kikaremera ni iki? Arimo arabirondora: gusambana, kwiba, kwica iki, kwifata ikintu cya mugenzi wawe, kugambana, kubeshyerana. Umunyeshuri aravuga ngo mwari ngo wajya kuvuga ibintu nkabona nibyo, ariko n'uyu munsi nibwo tubeshye, kuko ibyo byaha uvuga byose ndabikora kandi ntago ndemerewe. Umwarimu aramubwira ati iyo umuntu yamaze gupfa ntago yumva uburemere, mu buryo buzimije nta mupfumva mu ruhu. Uri kubyumva? Noneho rero ukuntu bigenda iyo umuntu akoze icyaha parakisa cyangwa mu buryo butunguranye, agira umutima umucira urubanza kubera abariho. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzizi ibyaha n'ibicumuro. Noneho rero wa muntu ugize umutima umucira urubanza aracyafitanye isano n'Imana. Ikintu wasabwa ni ukugarura ubusabane n'Imana. Icyo asabwa rero ni iki? Ni ukwatura icyaha yakoze, akagera gute? Agasaba imbabazi, kuko umwuka wera yamucira urubanza. Noneho rero yo yihagazeho nagira umutima umucira urubanza, nako wa mutima umucira urubanza akawusuzugura, ari umwuka wera uri muri twebwe tugendana nawe. Ubutakongera agakora cya kintu ndetse nanacyature, agira none umutima umucira urubanza. Iyo yongeye bwa gatatu nagongera kugira umutima umucira urubanza, ahubwo agikora agira nkana, kuko aho umwuka wera atari abantu bahinduka ibyigenge n'ibyigomeke. Noneho wa muntu noneho cya cyaha nagaba kimenya ko ari icyaha, kuko nta mutima umucira urubanza muri we afite. Niyo mpamvu buriya niba hariho umuntu ugikora icyaha cyangwa wakoze icyaha akumva agize umutima umucira urubanza, nashima Imana ahubwo agende cya cyaha ahunge, asaba Imana imbabazi, acyature. Rero niyo mpamvu definisiyo y'icyaha ni ugutwarwa n'icyaha aho buri umunyabyaha. Kuko tujye twikoreza. Pawulo niwe ugeze kubwira kwandikira Abakolosayi 2:16, aravuga ngo ntihakagire umuntu ubacira urubanza ku bw'ibyo mujya n'ibyo munywa yigize nk'umumarayika. Hege natwe tubwira abantu ngo wakoze icyaha warimbutse. Ni nk'uko waba ufite umwana w'umukobwa akaza yasambanye atwara inda, nawe ukahita umuta hanze kandi aje guhungira. Tujye tubwira abantu, kuko ubutumwa bwiza ni iki? Ni ukubwira ba bandi bakoze ibibi baze, ariko ntabwo bubwira abantu ngo bakore ibibi bazaze, ahubwo turababwira bahunge. Ariko nanone uwa wundi ugitwarwa n'ikibi, uwo niwe munyabyaha. Ngira ngo usobanukiwe icyaha n'ikitari icyaha, kuko umuntu ashobora nese iyo Pawulo avuga ngo turaterwa ibipfunsi ariko nidutsindwa, turi ku rugamba, turarwana umunsi ukira. Urumva hari igihe umwanzi guhamya ikintu pe kikagufata, ariko ukumva muri we haracyarimo iki? Intsinzi. No mpamvu tugwa, ariko nitugera gute? Niturambara. Ngira ngo erega no kubyumva gutyo abantu, umuntu yumva ko Satani yamuhamije ikintu ari uko ariho. Kuko ari ikintu abantu bakwiye gusobanukirwa, nuko gukizwa no kuzuka. Kuko mbere yo gukizwa habaho gupfa. Umuntu kuko Bibiliya nabivuga ko ari intumbi. Hanyuma Kristo yaduhinduranye bazima nawe kubwo kuzuka kwe, atuzamurana nawe, atujyana hamwe nawe mu ijuru turi mu buryo bw'umwuka.
ubwo nibwo buntu yatugiriye. Reka tujye ku kibazo cya nyuma. Ikibazo cya nyuma kirabaza kiti none abantu kuki bashidikanya ubuntu, cyangwa se bakore bate ku bw'ubwo buntu nyine, kugira ngo batabushidikanya, batabuhuza n'imirimo, batabuhuza hari ba mico myiza abantu bikorera neza bakagira ngo iyo mirimo nizajyana abantu mu ijuru. Hari n'ubwo abantu baba bumva imirimo yaba ariyo Imana izarundanye ikareba mwa cya gitabo cy'imirimo, hanyuma ikareba imirimo nyine yabo akaba ariyo ibambutsa. Abo bantu wababwira iki mu by'ukuri ku bintu bijyanye n'ubuntu? Wababwira gute? Ikintu cya mbere nababwira, nimba tumaze kubona ko iyo umuntu akoze icyaha yica ubusabane bwe imbere y'Imana, basigasira ubwo busabane bwabo. Nimba baramaze kumenya ko bafitanye isano nayo, bakaba barabatijwe bakabambanwa na Kristo, bagapfa bakazuka, bakaba bariho ku bwa Kristo, ariko bakaba hari uwacitswe akagira ikibakora, akaba afite umwuka muri we wera uri kumubwira ko icyo kintu yakoze ari kibi. Nagerageza uwo muntu, biravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Nagerageza uwo muntu ahunga adapfa, arekeraho, agirane ubusabane n'Imana, nta mutima umucira urubanza, kuko biravuga ngo iyo nta mutima uducira urubanza imbere y'Imana tugera gute? Turatinyuka. Petero yaranditse urwandiko rwa kabiri rwa Petero 1:5, yaravuze ngo ngibyo ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya Imana, ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi utagira ibyo aba ari impumyi, areba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Ntago abantu bazi ko bejejweho ibyaha byabo. Umuntu utazi ko yejejweho ibyaha bye nta nubwo yabyejejweho. Nese yamenya gute ko ubwo ntago yabyejejwe? Kuko ntago wamenya ko, ni gute wambwira ngo woze ukananirwa kumenya ko woze? Wowe ngo nta nubwo azi nuko boga. Umuntu utazi ko yejejweho ibyaha bye nta nubwo yigeze abyezwaho. Hari umunsi umwe twari turi kubwiriza mu rusengero, umwe aravuga ngo abantu bemeranye n'imitima yabo ko bakijijwe nibazamura ibiganza. Abantu habura n'umwe uzamura, n'uzamuye akajya azamura acisha munsi yihisha inyuma ya mugenzi we. Mbese abantu ntago bazi ko bejejweho ibyaha byabo. Nibaza ko ari nayo mpamvu bashidikanya ko bazajya mu ijuru cyangwa batazajyayo. Rero hari buriya tugeze mu gihe cya nyuma kandi kigoye. Hariho n'abarindagijwe n'abigishwa babi, sibyo? Abigisha babi, urumva aribo bashumba cyangwa wenda abapasitoro ariko babi. Paulo yandikira Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 3:8 kugeza kwa 9, yavuze iby'abo bantu. Aravuga ngo ujye, yaramwandikira aramubwira igice cya 3:8 kugeza kwa 9. Yaramubwiye ngo nk'uko Yani na Yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge bwabo badashimwa ku byo kwizera. Mbega hari abantu dufite bari kuvuga Imana ariko atari abantu bashimwa. Abo ngo bari kubikora bitewe n'iki? Ninda cyangwa n'umwuka mubi uri kubazereramo, arizo zanye nigeze kukubwira zera ariko zibikiwe umwijima w'icuraburinde. Ngariko nibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose nk'uko ubwaba abandi bwagaragaye. Igihe cyose y'Imana ihagurukiye gukora cyangwa gukiza umuntu wayo, hahaguruka n'undi wo kumuyobya. Ariko buri bibiri iratubwira ngo ab'Imana cyangwa ab'Imana yagambiriye izabakiza, ariko bo nibarenga bagahindura ubuntu bw'Imana ubusa, izagira gute? Izabareka.
kuko harimo n'abazigomeka bange kumva nk'uko n'aba ngaba bari kuyobya abantu bari kubayobya ariko bazi ukuri, ariko kubera impamvu yabo cyangwa kubera ibyo bashaka barimo barabayobya. Icya mbere rero hari abigisha bashobora kuba bakaba bayobya umuntu. Ikindi kintu cya kabiri, hari abantu bari kwishuka. Buriya nkubwire, igeze gukabazaho umuntu, gukangura umuntu wisinzirije n'umuntu wasinziriye, ukanguka mbere ni uwuhe? Usinziriye. Sawa, uvuze neza. Uwisinzirije aba yanateguye n'uburyo ari bukugaragarize ko yasinziriye. Buriya n'ikindi kintu, kubwiza ukuri umuntu bashutse n'umuntu wishutse, uwo bashutse mu bwije ukuri arumva, ariko uwishutse mu bwije ukuri mu gimaka. Uwo wishutse rero yishutse kubera iki? Yamenye ukuri, ahubwo akurengaho, yiremera ikigirwamana cye mu mutima we, akigenderaho, ahubwo ategura n'izindi mbaraga azarwanyisha umuntu uzaza kugira gute? Kumukura kuri icyo kigirwamana cye. Niyo mpamvu urwandiko rw'Abakolosayi, Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 23, arangije agira ibyo ababwira. Arababwira igice cya 2 umurongo wa 23, arababwira ngo ni koko ibyo bisa nk'aho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Hari abantu dufite bari kwikirisha imirimo, urumva arabizi ingeso ye, bameze nk'ikinyamunjonjorerwa. Buriya ikinyamunjonjorerwa kiba gifite urukono rwihishamo, bafite imirimo myiza bihishamo ituma ingeso zabo zitagaragara, ndetse natwe twazibona kubera amafaranga cyangwa kubera ubutunzi bafite, tukarengaho tugakomakoma kugira ngo tudakoma rutendere. Abo bantu rero bishutse nibo bantu basa nkaho ari narwo rugamba dufite muri kino gihe. Pawulo yandikira Timoteyo wa 2, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 4 umurongo wa 2 kugeza kuri 4, yaravuze ngo kuko amatwi yabo azaba barya, bazishakira abigisha bahuje n'irari ryabo. Abo n'abantu bo mu minsi ya nyuma. Yandikira Abatesalonike, urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 12, ho yavuze ko abantu bazakurikira abigisha bahuye n'irari ryabo, ngo noneho bazahaguruka bonone ubuturo bwera, ngo noneho n'Imana izohereza ubushukanyi, kuko banze kumva ukuri ngo bagire gute? Bakizwe. Daniel yavuze ngo iki? Daniel yaravuze ngo icyakora banze kumva, Imana izabahemba kugira gute? Kubashyeshyenga. Kuko abo bantu bakomeje kwishuka, abo bantu bishuka ntugire ngo nabahe, ni babandi bagize umutima ubabwira ko icyo kintu ari kibi, ariko bagakomeza bakumva ko icyo kintu ari cyiza, bagasuzugura umwuka wera. Noneho kubera ko basuzuguye umwuka wera bakinangira, Imana yemera ko n'ubushukanyi bugira gute? Bubageraho. Abo bantu bundi muri rusange mu buryo bweruye, abo nibo banyabyaha. Ariko Yobo yandika 28 yaravuze ngo iki? Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Kujijuka. Zaburi we yaravuze ngo kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'iki? Ry'ubwenge. Bibiliya ikavuga Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:3, ukora ibyaha nta sano afitanye n'iki? N'Imana. Ariko reka nkubwire, yandika 3 yaravuze ngo uwibwira ko ari uw'Imana yiboneze nk'uko n'Imana igize gute? Iboneye. Zaburi 119 umurongo wa 10 kugeza kwa 11, Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo nagira gute? Nagucumuraho. Nagushakishije umutima wanjye wose, nukunde ko nyoba. 122 119 umurongo wa 122 akavuga ngo wigwatirize.